dore iri hembe murarireba. Iri hembe rikemura byinshi mu bibazo bya gakondo abantu batezwa n'abandi. Iri hembe reba amahembe mabi, kuko ihembe ryiza niringire. Ngo ndihenda hagana he, ndagira ngo mbabwire ko turi mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga, aho twagiye kuganiriza umuvuzi wa gakondo. Ese koko mushobora kwibaza ngo ubuvuzi bwa gakondo baracyariho, buravura se? Ese nimba buvura ni bande bivuje, abakize bangana iki? Ndagira ngo mutwandike muri komenti mutubwire ko koko ubuvuzi bwa gakondo bukibaho. Ubu tugiye kuganira n'umuvuzi wa gakondo ariko kandi wabigize umwuga ubimazemo igihe kirekire. Reka tumuhe ikaze atangira atwibwira, atubwire aho akorera, atubwire igihe yabitangiriye, atubwire imyaka abimazemo, atubwire n'ibikoresho avuza abarwayi ibyo ari byo. Tuguha ikaze kuri Face TV. Muraho neza kandi murakoze kumpa ikaze. Amazina yawe? Ndi Kamuzinzi, umugabo w'umuvuzi gakondo, w'icyatsi gakondo, w'igiti gakondo, ibuye gakondo mu Rwanda. Hari umuntu ushobora kwibaza ngo ibuye riravura nk'uko uvuze ngo ibuye gakondo. Ibuye ntirivura gusa, n'ururimi rwanjye ruravura, kandi ibuye ni ibuye riba rikomeye kandi rifite agaciro, kandi rifite icyo rivuze, ndetse n'igiti. Urumva ntihazavura igiti kiva ku ibuye cyangwa kiva mu butaka ngo ibuye rinanirwe kuvura. Hari umunyarwanda dukurikiranye uri Rwotamasimbi, uri mu majyepfo se, uri mu majyaruguru, uri Burengerazuba, uri Burasirazuba, uri mu mujyi wa Kigali, akibaza ngo uyu muvuzi wa gakondo yabakorera he, yabakorera hagana he? Urabibona nawe wageze hano, warebye urabona abo bose bari aho hanze uko bangana, bagiye bavaho hose umbwiye. N'ubu ngubu rero ugenda akorera mu Rwanda, ndi hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Karembure. Niho nkorera, maze imyaka 15. Urwo rutonde rw'abantu nkubwiye bari muri izo ntara zigiye zitandukanye ndetse bari muri ibyo bihugu byo hanze, bashobora kwibaza ngo uyu muvuzi wa gakondo yabavura izihe ndwara, yaba yaratangiye ryari? Ubuvuzi bwacu ni ubw'abakurambere, nta gihe bagira batangiriye. Naho jyewe niga kongera kureba, kuko harebye data, hari basogokuru, hari basogokuruza, kandi nibo bavura. Ahubwo mbaza uti natangiye kubakira ryari? Natangiye kubakira mu mwaka w'2001 kugeza kuri ubu ndacyabakira kandi ndacyabafashije. Indwara tuvura rero ni indwara nyarwanda, indwara kandi ugenda usanga hirya no hino babuze uko bazikemura zikananira abazungu, natwe tukazivura kandi zigakira. Indwara uti ni izihe? Indwara gakondo ni indwara z'abakurambere, nicyo cya mbere, kumenya igicumbi cy'abakurambere bawe, kumenya igicumbi cya rubanda, ukamenya uko ugikemura, ukamenya uko ugikora, ukamenya uko ugikura mu nzira. Ibyo rero niyo gakondo ya mbere ibanza, kandi dukemura kuri benshi kuko ziba zarabananiye, abandi bakazitezwa n'ababo ntibamenye uko bazikemura, ntibamenye uko bazigenza. Icyo tubaha inama, hari abatezwa amahembe, hari abatezwa ibindi bisa nabyo. Abakora ibyo bakora ni benshi kandi bakabikora mu buryo butandukanye. Ibyo byose fatanya na data mu ngabo bwa mbere, nkafatanya na sogokuru na sogokuruza nkabafasha. Hari indwara ziva mu miryango ya hafi cyane, usanga abantu bari aho bagakora ntibagire icyo bageraho, abakibonye nabo ntibaramye. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kandi kiri hirya no hino. Icyo kibazo turagikemura. Hari abarugwa, bakarugwa n'abo batazi, bakarugwa n'abo bagendanye, bakarugwa n'abo bakoranye, ndetse n'abo bava inda imwe. Bakabarugwa batamitse cyangwa bakarugwa batambutse cyangwa se boherewe. Ibyo turabikemura. Dore iri hembe murarireba. Iri hembe rikemura byinshi mu bibazo bya gakondo abantu batezwa n'abandi. Iri hembe reba amahembe mabi, kuko ihembe ryiza niringire mfite. Mu ngabo bwa mbere data arimpa rero, ajya kurima yambwiye ko rizavura yandi.
kandi riravura abo bose wabonye bari abasazi, wabonye bari barimo hita hariya. Dore ikibafasha ni iki? Urukundo murabizi ko rwo ruturanga ku munsi wa none. Aho rutari dufatanya n'Imana y'u Rwanda. Waba uri umuhungu, waba uri umukobwa, barakundwa bakangwa, bagakundwa bakunzwe, abandi bikananirana, abahungu bakangwa, abo baratugana. Ababuze urubyaro, Imana y'u Rwanda iradufasha kandi turabikora. Dore nawe warebyeho hose abo bantu bose, dore baraza bakatugana kubera iki? Abakurambere. Saha gusa kandi n'abavuye iyo ngiyo hirya kure na kure, hakurya y'imipaka, baratugana bakaza bakareba. Ngira ngo wahoze ureba uriya hariya wahoza gusuhuza, niba yari yabonye kuri umunyamakuru sinamenya, wumvaga ko yari arimo akubwira ati byantangaje, byanyobeye, tuyu muntu rwose naje hano mpamaze iminsi 2 nabuze uko nakirwa. Ariko baratugana kubera indwara nyinshi, ndetse nuko wamuganiwe wantunguye utantungura nari kukwereka. Dore urabona nk'iyi ngoma iri aha ngaha, urayireba. Iyi ngoma ifite ikindi ishinzwe. Dore reba hano, uyu ni umuco gakondo, urabona n'iki giseke, byose bifite icyo bivuze hano iwacu. Dore hari ibigega byakamye, barezaga bagatunga, bagatunganirwa, bagasagurira abana, bagasagurira abuzukuru n'abuzukuruza. Ariko ugasanga uno munsi ibintu byaragiye, ntuzi uko bigenze, byokamye byose bikagenda bigashira. Dore ibintu abantu barabijyana bigashira, turakugarura tukagufasha. Niba ari isambu, niba ari amatungo bikagaruka. Wagera hano inka zidakamwa kandi zarayahoranye. Iyo niyo mvugo nshyizemo kugira ngo abanyarwanda bo babyumve bose, turabikora kandi bikaza. Iyi ngoma rero yari ifite ikisobanura. N'uyu munsi arabo gisanga afite ibyo bibazo. Ubwo rero rwose muri makeya sinzi ahubwo niba ari ikindi wambaza ngo ngusubize, ariko mu ndwara mbasha kuvura, mu ndwara mbasha gukora, izo rwose zari zihagije. Nkanye k'umunyamakuru wa Face TV hari ikibazo nakibaza nk'undi munyarwanda wese ashobora kwibaza, akibaza ati uno mugabo kondeba yambaye uruhu, ariko uruhu rw'igisimba rwo rwaba rusobanura iki? Izi mpu zirinda byinshi kandi zigakora byinshi mu muco gakondo n'abakera, muzi yuko rwo rwatangiye twambara kandi rukatubera kandi rukaturinda no ku munsi wa none. Mu muco gakondo niyo mpamvu tuba tubisabwa. Dore nk'uyu mwambaro ureba urabona ko ari umwambaro mwiza rwose, utazagenda ngo usange ku isoko. Ariko uyu mwambaro urabona umaranye imyaka igera mu myaka 25, mwambaye kandi ukusa gutya urabona ko ukeye neza rwose. Niyo ndimo no kuvura ngira vuba kandi bikagenda neza, kuko uri umuvuzi gakondo n'ibyo ukoresha biba ari ibya gakondo. Iyi niyo myenda yacu ya kera, turi n'umwenda nahawe na sogokuru, nahe rero hawe na se, nanjye mwambara uko. Hagati aho rero rwose ni umwenda w'umurimo. Hanyuma hano tubasanze abarwayi benshi, hari abari hanze, hari n'abari mu cyumba. Ariko kandi ushobora nkibaza nanjye nk'umunyamakuru wa Face TV, nkibaza ngo aba bantu bose urabakira ukaba serivisi, ukabavura bagakira bakagenda, cyangwa hari abaharara? Turabakira bose rwose kandi cyane, tukabavura. Kandi babonye ko abenshi bagiye babikubwira baratangaye. Buriya bagiye baza bagenda bazana abandi bitewe n'ibitangaza bagiye babona hano. Kandi ibitangaza nta bindi ni ukuvura. Ukavura umuntu agakira, ukavura umuntu waje arira agasubira yaseka, ukavura umuntu wagiye akazengurukaho hose, maze baza kugera hanga bagasanga hari umuco gakondo, bagasanga n'icyicaro n'igicumbi kiri. Subi nyuma gato yaratubwiye ati hano nta bitaro tugira, ariko kandi hari umuntu ushobora kuva mu majyaruguru akaza akagera hano ukamuvura, rimwe na rimwe akaba n'igihe bwije agifite urugendo rwo gusubirayo. Uwo muntu uramushishikariza gute kugira ngo nawe naza kugira ngo atazarara nzira? Bajye barazinduka bakaza, tukabafasha hakiri kare, bakabona uko bagera nabwo hakiri kare, cyane ko ubu ngubu haba hariho n'amabwiriza yo kugira ngo bagere mu ngo hakiri kare bitewe n'iki cyorezo cyateye.
nabyo turabyubahiriza tukaborohereza kandi bakageraho hakiri kare. hari abavuzi ba gakondo tujya tubona rimwe na rimwe ugasanga harimo abagenda babogama babeshya, ariko kandi wenda weho ushobora kuduha ikimenyetso wenda cyangwa se ukaduha icyizere yuko buri munyarwanda wese ashobora kwisanga hano akavuga ati uyu muvuzi wa gakondo aremewe. Nk'uko bireba nawe winjiye hano nawe wabanjije kubyibazaho, ariko turabavuzi nkaba umuvuzi wemewe kuko ibi byangombwa twabihaye n'urugaga turimo kandi babona ko tubikwiye. Nibyo bituma dukora kandi tugakurikiza amabwiriza abigenga. Hari umuntu utari gusoma certificate baguhaye akibaza ngo handitseho ibiki, ushobora kumubwira mu magambo arambuye kugira ngo wenda utabasha kubisoma cyangwa udafite amaso yo kubisoma, utazi gusoma, avuga ati uyu muganga, uyu muvuzi gakondo arizewe. Iki cyangombwa muri bacyanditseho icyemezo cy'umuvuzi gakondo wo mu Rwanda, hakandikwaho indwara tugomba kuvura, hakandikaho amabwiriza akigenga nuko kigomba gukoreshwa. Ibyo rero inama yarabaye mu Rwanda, turabavuzi gakondo babishoboye kandi babikwiye. Bamaze kubireba nibwo baduhaye ibi byangombwa, babona yuko tugomba gukora ako kazi kandi twagakora mu bwisanzure kuko twujuje ibisabwa. Ari nabyo n'abantu bose iyo ureba bari hano bose bisanzuye nk'abari kwa muganga koko, nuko nabo baba bizi ko ibingibi biriho kandi bihari. Nibaze bagerageza amahirwe abo byananiye, ba bandi bagenze bakaruha baraza bareba baragera iwanjye baraseka. Nibahamagare abandi bayobozi turabafasha kandi rwose turabafasha. N'aba bose murabibona ko usanze hano nta muntu ufite agahinda n'uwo mwahurira hariya yinjira nk'uri ureba urimo kuza buriya yagira agahinda kuko ataramenya ngo muganga baravuga niki, ariko wasanze aho wese wasanze nta kibazo afite. Hari kuri Facebook hariho umuganga gakondo, hariyo baduhamagare turabakira. Murakoze, reka tugushimire. Yego namwe murakoze cyane. Reka ducumbikire hano, aho mushaka muzahantuma, aho mutagera nzahagera kugira ngo mbagezeho byinshi bigiye bitandukanye. Ikiganiro cyo nakagaruka.